byagenze urumva impamvu rero mbivuga ni iyi ngiyi ibyakurikiyeho bivuga yuko se byaturutse he abavuga ngo bamufashe ngo baramubuze biba ngombwa kumushakisha byo byaturutse kuki nibyo nakubwiye nti hari igihe n'ibintu bivugwa n'umuntu kameme n'abantu rimwe na rimwe niba n'urwango hari abo umenyereye ubafata gutyo ariko kameme hari n'ubona wubahaga ukavuga uti vraiment Kenisi ni umuntu ukwiye kujya kuri mikoro akavuga ibintu bitabaye bitari byo ushobora kuba nibyo utumvikana na Rikari ariko uyu munsi kumwishima hejuru ukavuga ibitari byo bitabaye bidahari unabeshyera inzego ngo zakoresheje za turakinze zirakurikirana ngo ibintu bitabaye bidahari vraiment ntabwo bisa neza ejo rero mwishime hejuru Rikari ejo naza nawe agaterura hano agakubita hasi ntuzampamagare sinzumvurira sinzumva uburana niko kuri niko bimeze yego sibyo tujye twubahana sinshaka kumva telefone ngo Rikari yavuze iki abantu bari niba mwishimye hejuru niba mukina ku mubyimba unabeshya uvuga ibyo none se abantu muzambaze ari n'ibintu numva neza Rikari uyu munsi arafunze ku itike yiguriye nuko bakurikirana gufasha polisi umwanya w'irose ko mitekereza bari Rikari erego wahamagara ko bari kurana umwanya w'irose kuko ushinzwe amafaranga ubibazwa arahari uwahamagara wese niba Georgine hari uwo mudamu twumva pe n'ahari Rikari na ba Rugaju rigani ni ukubabaza gusa bamenye no gufasha ubugenza ari cyaza Rikari ashinzwe iyo wishimiye ko Rikari afunzwe ataribye yewe niyo yabakoze ikosa ariko se icyaha kitaramuhama numvise ibyo bintu bya tracking nabyumvise ndumirwa ese umuntu ashinzwe gutera igihugu ashinjwa kwica umuntu urumva ni ibintu bya ni script umuntu neza ni script yasakaye ni script yandikwa n'umuntu umwe afandejo yaje hano yaba ari ukenera umuntu direct yaba ari icyaha gikomeye yari kuvana mutwaye either yari kuvuga ati ikiganiro mushyire mundi cyangwa akavuga ati ndicara hano kirangire mutware ariko afande yisubire mu kazi amuhaye umwanya wo kwigira yizera ko ari bwizane hanyuma ngo tracking gari umuntu munsi y'igitanda umuntu ushinjwa icyaha gikomeye uretse n'igikomeye n'umuntu ushinjwa bafite urumogi gusa ntabwo bamubwira ngo witabe baza kukwifatira kuko baba bazi ko watoroka ariko se umuntu bageze hano barigendeye bati wizane munsi y'igitanda ngo tracking device urumva rero icyo ndimo mvuga abanyarwanda bazi ubwenge babibona ko ari script yanditswe n'umuntu umwe igahabwa abantu bangahe ni agatsiko none se Kensi nawe ni wo gukoreshwa banze nyumve gatoya ni script yanditswe n'umuntu umwe ihawe abantu benshi bashinzwe mobilisation no kuyivuga no kuyishima hejuru Rikari nta muntu yishe nanatindayo si ikibazo cye ni abantu benshi kizakurikiranwa akurikiranwe nk'undi munyarwanda uwo ari we wese tuzamusura si ubwa mbere nasuye abavandimwe umwaka n'amezi 3 bakubutseyo barabizi bose umwaka n'amezi 3 kabiri mu cyumweru abandi bose babitinya kuwa gatandatu no kuwa gatatu umwaka n'amezi 3 narawumaze mbikora sibyo so si ikibazo rero byo ni ibintu bisanzwe niyo yawumarayo twamusura yazavayo ubuzima bugakomeza icyo gisobanuka naho ibyo kwishima ibyo guserebura byagenze bitya bimeze bitya ibyo ni uburenganzira bwa buri wese mu mupira tubamo tumazemo imyaka ntawe ukundana n'undi buri wese afite inyungu ze akunda buri wese afite uwo mwanga n'umukunda n'uwo arwanya n'umurwanya ibyo ni ibintu tubayemo imyaka yose bitakidukanga sibyo ariko igihari ni kimwe uwo muntu wandika izo script uba mu nzu kuri wifi y'ubuntu
utagira ikindi kintu akora usibye kwirirwa ashyira uburozi mu mupira, mu banyamakuru, mu basifuzi, mu batoza, mu baperezida, mu bayobozi. Wabaye ikibazo hano, wigize igitangaza hano muri uyu mupira no mu kibuga muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyoboye wandika izo script, uyoboye intambara yo kuzashyira hasi SKFM ku kabi n'akeza, ndagira ngo mubwire ngo muri iki gihugu u Rwanda, u Rwanda wabuza abantu amahoro rimwe kabiri gatatu, ariko ntibizaramba. Ibyo bisobanuke. Wishe imitima y'abantu, wazonze abantu muri uyu mupira, wica ushaka, ukiza ushaka, uko ubishatse n'igihe ubishakiye, witwaje amazina y'abayobozi. Ariko igihe kirahari, bizarangira.